mwifurize ibihe byiza mwese nshuti bakunze ba RC Sports, mwifurize kugubwa neza cyane wowe tiri kumwe, mwifurize kugubwa neza wowe wakoze subscribe ahangaha. Nkuko mubizi hangari mu rwama kuri mikino yo ku mugabane wa the home of European sports news, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Gusa turimo turatina cyane kuri summer transfer window, byinshi biri kugenda bizamuka byose tukabigarukaho. Hayimana nubwo nibuze kuba ntinda kuko amakuru ni menshi ntabwo nibuze kuba ntinda. Byinshi cyane bigezweho aka kanya, byose tubyinjiranemo neza cyane. Mere kuri deal equipe ya Man U ya confirmingaga mukaya gato yamaraga kuba iconfirminga signing y'umpeti ukiri muto bamwita Enzo Cannabik. Ni transfer twagarutse tukubwira tuti it's just a matter of time kugira ngo equipe ya Man U iconfirminge petit maestro rero mu Faransa Enzo Cannabik joininga equipe ya Manchester United. Yungu rero no mukinyi wasinyiraga the Red Devils. Hanyuma nkuko mubizi afite imyaka 18 yonyine, hanyuma makuru akavuga ko ngo ari buze ngo kuba ajya mu gihugu cy'Ubusuwisi muri Swiss Super League, joining equipe ya Rusan Sports. Iyi sezo ni yari buze kuba kinira ayigemo on loan. Hanyuma statement ya equipe ya Manchester United man iratubwira iti Manchester United have completed the signing of exciting young forward Enzo Cannabik. Everyone at United would like to welcome Enzo to the club and wish him the very best of luck for his run. Equipe ya Manchester United gose iconfirminga signing ivuga iti tunamwifurize amerwe masa muri naragiye gutizwa, gusa nyine ikintu cya mbere dukoze no kumuyikaze anga muri equipe ya Man U. Hanyuma ni Enzo Cannabik, ingo rero akaba ari umukinnyi rwose wasinyiye equipe ya Manchester United. Equipe ya Man ikaba yarahanganye n'ama equipe arimo AS Monaco ndetse na equipe ya Olympique de Marseille, yose yashakaga kumusinyisha muvana muri equipe ya Le Havre nashatse kugira ngo extending contract ye ariko ntiyabyemera. Hanyuma akawamenya ko rero umusara avuye muri equipe ya Le Havre, the same club equipe rwose na Paul Bill Pogba yavuyemo muri 2009 ubwo nawe yerekezaga muri equipe ya Man U. Enzo Cannabik ubwo rero tumwifuriza amahirwe masa muri equipe ya the Red Devils. Signing equipe ya Man U ya confirmingaga, gusa nyine itatizwa muri Rusan Sports. Rwose Rusan Sports inafitanye ubufatanye of course na Man U, gufatanya impamvu butabura nuko ine wose yifitemo nyine imigabane. Hanyuma ugatumenya ko rero uyu musore ari signing ishyashya wo bita Sir Jimmy Ratcliffe yagiye bigaruka avuga ku buryo equipe y'abantu igomba kuzagisinyisha abakinyi bakiri bato. Murabyuka atubwira ati I would rather sign the next Mbappe than spend a fortune buying success. It's not that clever buying Mbappe. Anyone could figure that one out. More challenging is to find the next Mbappe, next Jude Bellingham or next Roy Keane. Ati njya kugira ngo mbe nasinyisha Mbappe, umukinnyi umeze nka Mbappe uhenze cyangwa se Jude Bellingham, kuko biranagoye cyane ko bamenya ngo who is the next Jude cyangwa se Roy Keane, ahubwo ngi narema abakinnyi. Ubwo muri ibyo yo kurema abakinnyi bikanajyana na signing equipe y'amani kugenda ikora mu byibuka baheruka kuba ba joininga haba Lenny Yoro, haba Trido Obi Martin, haba Eden Heaven, bose n'abakinnyi bakiri bato beruka kujoininga equipe ya Man bikwereka nyine politique ya recruitment ya the Red Devils muri iyi minsi. Hanyuma byinshi cyane dukomereze kuri Alejandro Garnacho naye mugomba kumenya ibye muri equipe ya Man. Ibye no kwa frauding abakinnyi, it's a big issue muri equipe ya the Red Devils. Hanyuma equipe ya Napoli iri seriously interested kuri Alejandro Garnacho. Equipe yara mu gihugu cy'Ubutaliyani iramushaka cyane. Equipe yara mu gihugu cy'Ubutaliyani Napoli ni nyuma yuko abayobozi ba equipe ya Napoli De Laurentiis by'umwihariko president yarimo bigarukaho ubwo n'abandi bayobozi bandi ba equipe ya Napoli bagiye bagaruka cyane kuri Garnacho, batubwira bati Garnacho's got pace. Ubwo ni wo bita Aurelio De Laurentiis, flair and potential, vuga ati but not even ubwo nyine vuga ati but not even why we want him. Ati ni umukinnyi mwiza wihuta kandi ubona ko yagira byinshi cyane yadufasha, atari icyo mwamenya cyo nuko atari cyo kintu cyambere gitumye tumushaka. Avuga ati we want him because he's at United, get him out and he becomes twice the player. There is a fault at United that I can't explain.
atari cyane ubwo bashaka kuba babisubiramo nk'ibyo bakoze basinyisha Scott McTominay n'abava muri equipe ya Man U yerekeza muri Napoli, kandi muri equipe ya Napoli yabaye key player cyane. Scott McTominay muri iyi season batwayemo igikombe, murabizi ko yabaye umukinnyi ngenderwaho muri equipe mutoza Antonio Conte. Hanyuma equipe ya Napoli nkuko chief bayo babi confirma ni equipe iri highly interested kuri Alejandro Garnacho, ubwo idiruye bijyanye no kuba yasinyira equipe ya Napoli muri summer transfer window. Tubitegereze. Ni na Garnacho atangaga ka message kuri Instagram ye IG mwabonye foto ya posting nzanyije yandika ijambo ngo coming, ngo ndimo ndaza gusa murabizi ko umutoza Ruben Amorim yaramwemforumye mubwira ko yakwishakira indi equipe, yamubwiye ko ikiza ruko yashaka kandi yakwerekeza ko ntago nyine ari muri plans za equipe ya Man U. Alejandro Garnacho no musore highly urize kuba asoka agende muri iyi sama, nawe ni mu basoka muri equipe ya Man U. Hanyuma mve kuri Alejandro Garnacho gusa muri iyi summer transfer window kuri equipe ya The Red Devils sibyo byonyine byazamutse. Gusa mbere uko nkomereza kuri izo deal zindi, mbanze ngi muri interview ya Matheus Cunha byinshi cyane yadutangarije nawe mukanya gato, the big interview kuri uyu musore. Ese ubundi abafana ba equipe ya Man U expecting iki? Ntabwo mufite bwani ma equipe, ese uzabafasha iki? Uzatsinda ibitego wowe nize ntego uzanye muri equipe ya Man U? Matheus Cunha byinshi yatangaje, ubwo rero ukamenya ko twamaze kuba tubyinjiramo. Matheus Cunha uyu numwe mu bakinyi banatsinze igitego equipe ya Man U kuri Boxing Day. Ubwo equipe ya Man U rwose bayikubitaga ibitego bibiri, atsinda igitego anatanga assist kuri Boxing Day ya last season. Hanyuma uyu musore byinshi cyane yagarutse mu Brazil Matheus Cunha ati yeah, I think always like as an opponent it's different. Vuga ati nyine yo huye na equipe nyine muhanganye ugomba nyine kuyikubita nta mikino. None se sibyo? Uyu na equipe muhanganye ugomba kugerageza ukayitsinda ugashaka resultat nyine za equipe urimo. Ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma byinshi cyane nakomeje kugenda garukaho yavuze ati we are joking when I go to the locker room, we are talking about some games, especially with Mazlawi. I think it's always with him, my individual battle, but of course we are talking about the games, we are talking about the seasons, and then I think everyone was very lovely with me. It was a very warm welcome. Ati muri locker room, ubwo nguvuga muri dressing room, ati turi kuganira, ati ndikugenda nganira n'abakinyi benshi, ati by'umwihariko Nusayr Mazlawi turi kuganira cyane, ati banyakiriye neza ibyo turi kuganira byo ni byinshi, ariko nyine ndashima uburyo banyakiriye, ndetse n'uburyo yagarutseho kujya no kwiadapta kuri surroundings, of course new environment hari Carrington, buryo nyine yiadapse, ndetse na nimero 10 agomba kuzajya yambara one official nimero 10 Marcus Rashford, bigabita binakonfirma nyine ko of course aribuze kubasohoka ava muri equipe ya Man U. Uyu musore ati every single thing here I'm so excited to do, and I look at it like a dream. Buri kimwe cyose ahangaha naragikunze cyane rwose, ahanano heza cyane. Then I hope like when we start to kick the ball, it will be a little bit more calm for me to adapt and then feel like I feel normal in the pitch. But of course I'm so excited to maybe go and then do everything that I want to do with the shirt, and of course to go to the locker room and see for the first time the shirt there. That will be something then. Ati buryo nyakire byo ni byiza ni sawa, ati icyo ntegereje ngo buro no kumuntu yajya mu kibuga, ati mu kibuga ho ntantu nsanzwe menyereye, ariko kujya muri dressing room ya equipe ya Man U imyenda imanitse nkareba nimero yanjye ngiye kwambara, ni ibintu bizaba bitanga indi message itamva nyine ko arimo aravuga nyine ku mikino competition zitangira, ati ibintu bifite message komeye cyane. Yavuga ati I hope I can manage better than I think.
ati reka nizere ko ndibuze kuba mbikora neza cyane, ndibuze kuba ntanga umusaruro. Matheus Cunha wanashimye rwose kuba yahawe nimero 10, avuga ati it's a dream to have been given the coveted shirt number. Ati ninzozi ni by'agaciro cyane kuba nahawe nimero 10 muri equipe ya Manchester United. Akomeza agaruka kuri byinshi cyane muri big interview. Ati yeah, wow, it's something that you always dream about. I can mention many players that use this shirt. It's so easy for me. Of course, I think the one that I always think about when I see this number, this shirt for me was Wayne Rooney. He was someone that I grew up to watch him play, and I have watched many games now. Ati nibyo iyi nimero mbere na mbere iyo nyirebye aka kanya ndi kubona Wayne Rooney n'abandi bakinnyi benshi cyane ba equipe ya Man U bagiye bayambara. Ati nakuze mureba kina Wayne Rooney. Akomeza avuga ati then I swapped shirts with Marcus Rashford after a game. Also I have his shirt in my home, but of course we know many players use this shirt. Lord Van Nistelrooy, Zlatan Ibrahimovic. Ati gona nyine no muri equipe ya Wolverhampton naguranye nimero cyase jersey na Marcus Rashford, mfite nimero ye cyase jersey mu rugo. Of course muri equipe ya Man U akiri muri Red Devils, ubungu dushaka twavuga ko yamaze kubasohoka. Ati gusaba abakinnyi bandi bagiye bambara nimero 10 muri equipe ya Man U nibuka cyane, barimo Lord Van Nistelrooy, barimo Obita Zlatan Ibrahimovic n'abandi benshi. Ati it's the dream not only to use this shirt but with all the history they have around the number is something beautiful that I have the privilege to do with. Ati ntabwo ari nimero gusa ahubwo n'amateka bafite, abambaye iyi nimero n'amateka nabo bafite. Ati rero ni by'agaciro kandi nabyiza cyane kuba nanjye ngiye kuba nkomereza muri iyo history, muri ayo mateka. Ubwo rero uyu musore last season tego 15 ubwo yari yambaye nyine of course nimero 10 muri equipe ya Wolverhampton, no muri Red Devils barayimuhaye nimero 10. Ubwo rero turebe uko agiye kuba yitwara Matheus Cunha. Ibindi yagiye agarukaho no kuba yaba productive muri attack ya Man U. Abafana ba Man U yabwiye ati ntimuhangayike, ati gose ntimuhangayike, mfite icyizere. Ati this is the most important, I don't know with every single number it will be a pleasure to use the shirt, but yeah, with this one is something different. Then of course the responsibility is coming, and I hope I can do everything like goals, assists, and help the team. So this is the kind of kind of a very important point of my position. Ati rero rwose mbabwire ko mfite icyizere ko nzatsinda ibitego, mbabwire ko mfite icyizere ko nzatanga imipira izavamo ibitego, ubwo neza assist. Ati icyo nabwire cyo nuko rero ari by'agaciro aka kanya. Big interview ya Matheus Cunha, byose yatangaje aganira na club media ya Manchester United byose. Ubwo kabura bikurikiye neza cyane anga kuri RT Sport nkuko mubizi, every and each update yose uyisanga ngaha. Matheus Cunha rero ubwo aragarantisa abafana ba Man yuko azabatsindira ibitego, agatanga imipira ivamo ibitego. Ubutumwa bahaye abemereye ikintu gikomeye cyane, anagaruka ku bakinnyi bandi bambaye nimero 10, haba Lud Van Nistelrooy, haba Zlatan Ibrahimovic, haba Wayne Rooney waza, ndetse n'ubutumwa buremere cyane ahaye abafana ba equipe ya Man U. Nizere neza ko mwabwumvise, kandi ubwo nyine namwe igisigaye reaction zanyu, igisigaye kibari reactions zanyu. Hanyuma les amis, nkomereze nanone kuri iyi nkuru ya Eden Heaven. Ni byinshi cyane birimo birazamuka muri aya masaha this evening kabisa, ni byinshi birimo biragenda bizamuka. Hanyuma Eden Heaven nawe yagarutse kuri season ye muri equipe ya Man U, aganira na The Athletic. Of course yavuze iburyo muri Man U imeze, mwuka ukomeze, ndetse anagaruka nyine of course kuri season ye. Ati Europa League game against Rangers was the game that made my mind up really, because I've never been at a louder stadium than that. Avuga nyine kuri stade. Ati match ya Rangers muri
Europa League match yatumye mvuga ni koko iyi equipe ni igikipe cyatari cyane yagaruka kuri Old Trafford ati ni stade hatari Eden Heaven ati it was really noise and stuff in the Alexa's box were really kind. I saw myself playing in that team while I was watching. I felt like there three at the back would suit me. Ati nubwo ntari ndi mu kibuga gusa aho nandi kurebera match gose nase nibonamo mu ikipe ya Man U ati nase nibonamo ati batati nyuma na hantu gose mpita mfitinga neza cyane ni system de jeu yanjye niyo ni enjoying nanjye niyo nakwifuza gukinamo abo bita Eden Heaven umpeti nzanabona umwanya mwinshi cyane muri equipe ya Man U iyi season gusa siwe wenyine cyane ko undi mukinnyi uri kwimpressiona muri trainings za Man U no mpeti the new signing wo bita Petit Mason Diego Leon nawe ari kwitwara neza cyane makuru kanavuga ko rwose nta kabuza ari buze kuba akoreshwa nawe cyane muri equipe ya the Red Devils muri iyi season Diego Leon. Hanyuma niyute cyane rezami ngiye kuri Anton Matos dos Santos umusore equipe ya Man U yatije muri Real Betis abwo mu cyamakuru Diario de Sevilla. Diario de Sevilla tubwira ko equipe ya Manchester United bayofarinze nanone loan deal ariko ntabwo yayemeye. Real Betis cyashaka gutira uyu musore wo bita Anton. Hanyuma Manchester United yo nyuma yuko uyu musore yagize performance nziza yo iri kwifuza ko yahabwa byibuze $35 z'amayero kuri Anton ikaba yamugurisha on permanent deal. Byumvikana ko amafaranga yamutanzeho nubwo wenda yabihombye ko yamutanzeho $95 z'amayero murabyibuka ava muri equipe ya Ajax Amsterdam gusa yo ku giti cyayo ngo ntacyo byatwara kuba yabona izo miliyoni. Hanyuma mbibutse ko agifite contract ya Man U izarangira muri 2027. Hanyuma equipe ya Man U akakanya ntago ifite intention yuko yaba welcomed back muri iyi club cyase muri squad yo mpamvu irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo irebe kuri iyi case ye nimba yamugurisha Anton. Hanyuma equipe ya Real Betis yongeye ko faringa loan deal gusa equipe ya Man U yahise yiturninga down. Hanyuma ibindi bizamuka yakiniye equipe ya Man U bamwita Vidic Nemanja Vidic yavuze ati ubundi sa Alex Ferguson uburyo yakoraga transfer ni nako na Amorim Ruben Amorim akwiye kumwigiraho nawe akabikora. Ati we mu minsi ne deal ye yabaga yayirangije, deal yashakaga yabaga yayisoje. Ati deal yashakaga yabaga yayisoje. Nibutse ko n'umusore wa joininze equipe ya Man U muri 2006 back in 2006 ava muri Spartak Moscow kuri $7 z'amapound. Hanyuma Vidic yakiniye equipe ya yakinye imikino 300 rwose anaza ku mwanya wa karindwi mu bakinnyi bakiniye iyi equipe imikino myinshi akaba ari ranked no ku mwanya wa 59 mu bakinnyi beza banitwe neza cyane muri championnat bwongereza. Hanyuma season 8 yamaze muri equipe ya Man U ni Nemanja Vidic twara Premier League 5 hanyuma natwara Football League Cup 3 uyu munsi ni igikombe cyitwa Carabao yatwaye FA Community Shield 5 anatwara FIFA Club World Cup 1 ndetse na UEFA Champions League 1. Hanyuma uburyo yatangaje ndetse binatanga message ikomeye cyane kuri Ruben Amorim ndetse na backroom staff ndetse n'ubuyobozi yongeye kubibutsa mu bihe byabo uburyo Sir Alex Ferguson we yabikoraga muri transfer window. Ubwo hari abantu benshi cyane kugenda bana reflectinga kuri transfer ya Bryan Mbeumo iri gutinda. Mu kiganiro Diovarap uyu musore yavuze ati we Rafa Benitez talked maybe once or twice but nothing really happened for 2-3 weeks. Obviously, David O'Reilly also wanted to bring me in at Aston Villa. He was the one, but they had an issue with the money, the fee for the club. Ati mbere na mbere uwabanje kunyifuza ni Rafa Benitez ati gusa nubwo twaganiriye hanyuzemo ibyumweru 2 kugera kuri 3 nta kiraba. Undi wanyifuje ni David O'Reilly muri equipe ya Aston Villa gusa we rifite ibibazo by'ubukungu ntabwo financially yari stable ku buryo byakunda. Hanyuma uwo bita Nemanja Vidic ajya kuri Ferguson sasa mzee wa kazi Sir Alex ati Fergie just called me once and said do you want ati Ferguson yaramamagaye inshuro imwe yonyine arambaza ati do you want to play for Manchester United?
ikibazo kimwe gutyo cyoroshye rwose, cyoroshye cyane, cyoroshye gutyo. Ushaka gukinira ekipe ya Manchester United? Nemanja Vidic ati I said yes, naravuze ngo yego. Hanyuma agakomeza avuga ati and the deal was done in 4 days. Ati mu minsi ine yonyine deal yagera amaze kuyisoza. Kipe ya Liverpool na Aston Villa nazo zamushakaga ntizabasha kumusinyisha kuko Ferguson we rwose ngiye yashakaga umukinnyi tayari mu minsi ine iyo deal ngabaga yayisoje. Ati reka kipe ya Man U aka kanya yagakwiye nayo kuba yibuka uburyo muzee wa kazi Alex Ferguson yabigenzaga kuri era nabwo bakabisubiramo bakabikora by'umwihariko ntibatinde cyane mu madiru. Nimba umukinnyi umushaka uri Man U ntabwo uri izo za Brentford, ntabwo uri za Brighton, ntabwo uri za Nottingham cyangwa za Fulham, uri Man U, the big club with big legacy, n'izina rikomeye cyane. Nta mpamvu yo gukomeza gutinda muri deal. Inama rero Nemanja Vidic yagiraga backroom staff ya Ruben Amorim, of course n'ubuyobozi ababubwiriramo nyine tubyumva. Amakuru yacu menshi cyane agezweho tunayakomereza muri ekipe ya Arsenal. The Gunners, ekipe ya Arsenal ya confirminga signing ya Mason midfielder Christian Nogard ajoininga ekipe ya Arsenal, akabaye third summer signing nyuma ya Kepa Arrizabalaga, nyuma ya Martin Zubimendi. Ekipe ya Arsenal ikaba yakonfirmaga signing ya Mason Christian Nogard. Hanyuma n'umusore wa joininze afite imyaka 31, akaba rero yavuye muri ekipe ya Brentford the Bees. Ekipe yakiniye imikino 196, of course arimo 122 muri Premier League, atsinda ibitego 13, atanga assist, imipira yavuyemo ibitego 18. Christian Nogard hanyuma asinyira ekipe ya Arsenal the Gunners, akaba umwe mu basore bahanga cyane watangiriye kariyeri ye muri ekipe ya Linby. Hanyuma uyu agenda azamuka akinira ekipe ya mbere ubwo wazamuka nyine vuye muri academy ya Linby, akaba rero yarazamutse ekipe ya mbere akayikinira afite imyaka 17 yonyine. Hanyuma yanamaze igihe muri gihugu cy'Ubudage muri ekipe ya Hamburg afite imyaka 18, mbere uko asubira muri ajya muri Denmark, mbere ukajya muri Denmark muri August 2013 ajoininga ekipe ya Brøndby. Hanyuma Christian Nogard yebye rwose binini cyane bamaze of course muri Premier League, akaba yanabaga na captain wa ekipe ya Brentford. Hanyuma akaba yaratoye nk'umukinnyi mwiza cyane w'umwaka muri 2017. Hanyuma anafasha ekipe ya Brøndby kwa yatwara Danish Cup 2017-2018. Hanyuma muri season 5 muri ekipe ya Brøndby yakinnye imikino 147 in all competition, atsinda ibitego 12, atanga assist 9. Nimwe mu bakinnyi beza cyane b'abahanga. Hanyuma 2018 ya joininze Italian Serie A, asinyira ekipe ya Fiorentina, aho yahamaze season bundi bwo 2019 mu May, mu kwezi kwa gatanu nibwo ya joininze ekipe ya Brentford the Bees. Hanyuma muri season 6 muri Brentford uyu musore yabaye imwe mu bakinnyi beza cyane b'abahanga wari ngenderwaho anaba captain wayo. Hanyuma byinshi cyane yagarutseho sporting director wa ekipe ya Arsenal Andrea Berta, yavuze ati we are very pleased to welcome Christian Nogard to the club. He has been a consistent high performer in the Premier League and brings many qualities to our club. Andrea Berta ati twishimiye kwakira umukinnyi Christian Nogard muri ekipe yacu, yagaragaje kwitwa neza cyane muri shampiyona y'Ubwongereza kandi ari byo azanye bishyashya agiye kongera muri ekipe yacu. Ubita Andrea Berta ati he's a leader and a player with high tactical intelligence and versatility who will have a very positive impact to the squad. We welcome Christian to Arsenal. Ati n'umukinnyi wifitemo ubuhanga bwinshi kandi ushobora kuba yakina imyanya itandukanye, akaba rero azanye ibyiza muri squad yacu, tumuhaye ikaze muri Arsenal Christian. Hanyuma umutoza Mikel Arteta nawe byinshi cyane yagarutseho kuri uyu musore, kuri uyu mugabo rwose ati we are delighted to welcome Christian to Arsenal. He's an international player with a wealthy of experience of the Premier League. He has proven leadership skills and strong character which will be invaluable to our squad. Ati tuwaikaze Christian ni umukinnyi mwiza wagaragaje
inararibonye ufite inararibonye muri shampiyona y'Ubwongereza kandi yagaragaje ubuhanga afite mu kuyobora abagenzi be. Ati rero iyo character ubwo bushobozi bwe turabukeneye muri equipe yacu. Arteta akomeza agira ati he is a strong midfielder with excellent tactical awareness and versatility. He also has physical presence and intelligence which will give us added depth in and balance. Ati ni umukinnyi mwiza cyane hagati mu kibuga kandi afite imbaraga yarabigaragaje n'ubuhanga budasanzwe akinana. Akaba yari buze kuba tuzanira balance muri median. Christian will bring a lot to the group both on and off the pitch, and we are excited to start working with him in this next chapter of his career. We welcome Christian and his family to Arsenal. Akagomba kwambara nimero 16 Christian Nogard nawe rwose wishimiye kuba joininga equipe ya Arsenal. Umwe bakinyi beza cyane b'abahanga Christian Nogard. Ubwo rero tumwifurize amahirwe masa muri equipe ya Arsenal. Christian Nogard abakunzi ba equipe ya Arsenal se ubwo tunaganire namwe mumbwire murimo murakunda buryo equipe iri gukora izi signings zizayo muri kubikunda. Musore rero Christian Nogard akaba ari umunya Danish player wa joining equipe ya Arsenal. Ubwo rero tumwifurize amahirwe masa Christian Nogard. Hanyuma ibindi byinshi cyane bigezweho aka kanya byose wamenya anga kuri RT Sports, the home of European sports news, mu rugamba kuri imikino yo ku mugabane w'Iburayi. Transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Munabizi ko nibyo twiganiriraho ahangaha. Equipe ya Real Madrid umwanzuro yamaze kuufata uwo bita Rodrigo Goes ari buze kuba asohoka agende. $90 z'amayero niyo price tag. Inside muri Real Madrid umwanzuro amaze gufatwa. Hanyuma ibi ngibi biri no kujyana of course n'umwuka utari mwiza na gato muri dressing room ya equipe ya Real Madrid. Yanatsindwaga yandagajwe cyane yabaye humiliated na equipe ya Paris Saint-Germain itsinda ibitego 4 yisezerera muri FIFA Club World Cup. PSG igera kuri final. Marca irandika ko muri Real Madrid inside muri dressing room harimo umwuka utari mwiza, ngo harimo ngo egos. Bivuga ngo buri mukinnyi wese ari kwiyumva hagati ya Kylian Mbappé ndetse na Vinicius Junior. Bivuga ngo collectiveness cyangwa se collectivity nta ihari. Niyo mpamvu next week ngo bagomba no kwicaza baganiriza cyane ko umutoza Xabi Alonso ngo ubuyobozi bwamusezeranyije full support. Bivuga ngo ntago bakeneye umukinnyi wiyumva muri squad ya equipe ya Real Madrid. Hanyuma aka kanya uyu musore Rodrigo umwabonye katagiye akoreshwa muri FIFA Club World Cup. Kenshi umutoza akavuga ko ari tactical reason, ari impamvu nyine ziri tactique ziri gutuma atamukinisha. Gusa muri pecking order uyu musore rwose ntabwo afite umwanya muri equipe ya Real Madrid. Equipe ya Arsenal ikabiri so close kuri deal, iri ku monitoring situation umunota ku wundi irebera hafi bijyanye n'iyi deal ye nimbesho ko yamuvana muri equipe ya Real Madrid. Ubwo rero price tag $90 z'amayero nkuko Fisher reportinga. Dutugeze turebe nimba Arsenal shobora kuzegukana Rodrigo Goes. Hanyuma Diario AS iti Real Madrid are hopefully of signing Alvaro Carreras before the end of this week. Mbere ko icyumweru kirangira equipe ya Real ifite ikizere ko iribuze kuba yamaze kwisinyisha Alvaro Carreras. Ubwo rero turebe kuko no mukinnyi nawe uri guzwa cyane na equipe ya Real Madrid. Alvaro Carreras bagomba kuvana muri equipe ya Benfica Lisbon. Alvaro ashobora kuza kwa joining mbere uko iki cyumweru kirangira nkuko Diario AS ibidutangarije neza cyane ibitubwiye. Hanyuma equipe ya Manchester City amaze kuba yumvikana personal terms na Morgan Gibbs White. Gusa nta agreement iri haba hagati ya equipe yombi, hagati ya Man City na equipe ya Nottingham Forest. The Citizen, the Sky Blue ikaba ishaka kumusinyisha Morgan Gibbs White regardless y'abakinnyi yinjijemo. Iracyashaka n'abandi equipe mutoza Pep Guardiola nta mikino ifite. Manchester City ikaba ishaka gusinyisha Morgan Gibbs White, uyu musore wa equipe ya Nottingham Forest. Leicester City kuri deal. Hanyuma ibindi bizamunsi mu kanya gato ni kuri Luis Diaz Marwanda Lucho. Inkuru dukesha Florian Pettenberg n'umunyamakuru wa Sky Sport German ati Luis Diaz has made it clear to Liverpool that he wants to leave. There have been new talks with Bayern.
ati yamaze kuba yemforme equipe ya Liverpool kashaka gusohoka Luis Diaz. Ati nabaye ibiganiro hagati ya Bayern Munich n'uyu mukinyi akaba ari ashaka kwerekezamo Bayern Munich. Luis Diaz mu Rwanda ashaka kwigira muri German Bundesliga. Ubwo rero teze turebe deal nayo ni affaire turuze kugenda tugarukaho ahanga kuri RC Sport. Ingi ni affaire aswivre. Hama transfer.com iti Ruben Amorim is thought to be the driving force behind Manchester United's interest in sporting Lisbon defender Goncalo Inacio. Nkuko transfer.com abitubwira Ruben Amorim ngo ni buri nyuma kuri deal ya Goncalo Inacio defender equipe ya Man ishaka kuvana muri Sporting Lisbon. Ugatsamba ki inkuru nayo ari inkuru nyine byibushye cyane tugomba kureba ibyayo tukagenda tubigarukaho. Hanyuma Desaniyo yatubwira ko Al Hilal ngishaka ngo kuba yatanga offer iremereye cyane kuri Benjamin Sesko wa RB Leipzig nyuma yuko baferinze ko bakonvincinga Victor Osimhen kwa yaba joininga. Aya makuru akavuga ko bandi bakinyi bari kuri liste barimo Moise Kean na Jean-Philippe Mateta, gusa first option ni Benjamin Sesko wa RB Leipzig, umusore wanahuzwaga cyane na equipe ya Arsenal the Gunners y'umutoza Mikel Arteta. Hanyuma les amis izindi ziri zo kugenda sizamuka nazo turazigarukaho highly bijyanye nyine na striker position muri equipe ya Arsenal, bijyanye na Belechi muri equipe ya Arsenal n'andi menshi cyane bugenda zamuka muri ama equipe atandukanye mukunda nayo uribuze kuba yakurikira yo sanga kuri RC Sports. Ngusabe gukora subscribe ni mukunda European Sports yanga hani mu rugo hamakuru y'Iburayi ya sport, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news just kabisanga ahangaha neza cyane tukakwupdatinga ukamenya what is going on muri summer transfer window. Ubwo rero wowe ko subscribe ngushimire nawe utarayikora ariko uyikoza kakanya nawe asante sana, merci beaucoup. Ubwo nanasuza abadukurikiye bibereza Kenya, za Tanzania, Uganda, Burundi, Congo, wana za West Africa na za North Africa, by the way badukurikiye bose igihugu cyose urimo habi Burayi na Amerika na Asia hose, nizere ko mukomeje kugubwa neza munakurikira every and each update ahangaha. Ubwo rero dusubire mukaye mu masaha make ari imbere mu minota mikiri imbere mbe negeranya izidiru nyinshi cyane ndi kubona zikomeje kugenda zizamuka nazo nze kuza nzinyuramo mu kanya gato. Dusubire mu kanya, stay in touch, stay connected, ndabakunda cyane your boy RC Maestro. Dusubire mu kanya.